When you power on your laptop, does this strange CMOS message stop everything? Ntugatinye, si ikibazo gikomeye nk'uko bigaragara. Niba laptop yawe yerekanye ubu butumwa, tugiye kubikemura byihuse. Utesa Technology Solution, igisubizo ku ikoranabuhanga rigezweho. Utarakora subscribe, wakora subscribe, bityo ntihazagire video nimwe igucika kuri iyi channel yacu. Muri kumwe na Jean Claude, muhawe ikaze. Let's start fresh. Power on your laptop. Tugende gahoro gahoro, banzu ifungure. This is what pops up. Black screen, white text, and the word CMOS message. Aha niho benshi bahagararira. Ibi byose bituruka kuri settings za BIOS zabaye default. Now press enter key. Once, twice, or even 3 times. Niba ari ikibazo cyoroheje, enter yonyine iragikemura. Still frozen, no worries. Ongera watse imashini yawe ukanda hano kuri power on button. Hanyuma uhita ukanda kuri buto ya F2 function. Once inside the BIOS setup, use arrow keys to go to the boot section. Ntugire ubwoba kuri iyi screen. Ukoresha direction keys ujya kuri boot. Now go to UEFI settings. Ahagana hasi ngira ngo urabona handitse UEFI settings, urakoresha arrow key imanuka hanyuma ujye kuri UEFI settings. Press enter key, haraza UEFI boot rimwe na rimwe ibifunze disable. Nanone kanda enter key. Koresha arrow key igana hasi ujye kuri enable it. Uyihindure ibe enable it kugira ngo BIOS yemerere systeme gutangira neza. Done, great. Press F4 to save and exit. Urahitamo yes, hanyuma ukande enter key. Give it a few seconds and there you go. Windows boot normally. No more CMOS error. Ibi birarangiye, mudasobwa iragaruka mu buryo busanzwe nta message zitunguranye. Niba video yagufashije kanda like, uduhe comment, ukore share kuri bagenzi bawe, kandi ntiwibagirwe gukora subscribe niba utarayikora, bityo ntihazagire video nimwe igucika kuri iyi channel yacu.